Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo tariki 7 Mata 2025. Duce bugufi twakira imbabazi z'Imana hamwe n'aya masomo. Isomo tugiye kwakira ni isomo rirerire cyane, uce bugufi ryakire neza, wumva imyanzuro y'uru rukiko, nawe urushaho kumenya uburyo warengera abandi cyangwa urenganura abandi buri munsi. Isomo rya mbere tugiye kwakira turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza ku 9, umurongo wa 15 kugeza ku 17, umurongo wa 19 kugeza ku 30, n'umurongo wa 33 kugeza ku 36. Muri iyo minsi hari umugabo w'utuye i Babiloni akitwa Yoakimu. Yari yarashakanye n'umugore witwa Suzana, umukobwa wa Helikiya, akagira uburanga kandi akubaha Imana kuko ababyeyi be bari intungane, bakaba barareze umukobwa wabo bakurikije amategeko ya Musa. Yoakimu yari umukungu cyane, akajya n'ubusitani hafi y'urugo rwe. Abayahudi bakaziwe kenshi kuko bamushimaga kuruta abandi bose. Uwo mwaka bari baratoye muri rubanda abasaza babiri bashyirwaho kuba abacamanza, ari ijambo rya Nyagasani rivugaho riti, ubugome bwakomotse ku basaza n'abacamanza bo muri Babiloni bigeze gutegeka imbaga. Abo bantu bagendereraga kenshi urugo rwa Yoakimu, ababaga bafite imanza bose bakahabasanga. Igihe rubanda rwabaga rwikubuye ahagana ku manywa y'ihangu, Suzana yazaga gutembera mu busitani bw'umugabo we. Abo basaza bamubonaga buri munsi yinjiye ajya kwitemberera, batangira kumurarikira. Nuko ubwenge bwabo burayoba, bahunza amaso ngo batareba nyirijuru cyangwa bakibuka imanza ze zitabera. Ubwo rero basigara bategereje umunsi wabatunganira. Igihe kimwe Suzana araza nk'uko yajyaga abigenza mu yindi minsi, aherekejwe n'abaja babiri gusa. Ashaka kwiyuhagirira mu busitani kubera ko hari icyokere. Nta muntu n'umwe wari uhari uretse abasaza bombi bari bihishe bamwubikiye. Nuko Suzana abwira abaja ati, nimunzanire amavuta n'umubavu, hanyuma mufungire muri ubusitani kugira ngo niyuhagire. Abaja bagitirimuka aho ngaho, abasaza barahaguruka baramusingira bamubwira bati, dore irembo ry'ubusitani rirakinze, nta muntu utubona kandi turakwifuza, twemerere turyamane. Nuramuka wanze turamye ko twakubonanye n'umusore, ugasezera abaja bawe kugira ngo uryamane nawe. Suzana niko kwitsa umutima, maze aravuga ati, ubu ndabona imitego impande zose. Nindamuka nemeye, kuri njye ni urupfu. Nimba hakanira, nabwo sindi bave mu nzara. Nyamara icyaruta kuri jye ni ukubagwa mu nzara n'indacumura, aho gucumura mu maso ya Nyagasani. Ubwo Suzana atera hejuru n'induru ndende, abasaza bombi nabo baramuhururiza. Umwe muri bo arirukanka akingura irembo ry'ubusitani. Abo mu rugo ngo bumve induru zivugira mu busitani, biruka banyuze mu irembo riteganye n'ubusitani kugira ngo barebe ibibaye. Abasaza bamaze kubivuga ukwabo, abagaragu bagwa mu kantu, kuko nta kintu nk'icyo ngicyo cyari cyarigeze kuvugwa kuri Suzana. Bukeye bw'uwo munsi rubanda rukoranyira kwa Yoakimu, umugabo wa Suzana. Babasaza bombi nabo barahaza, biyujujemo ibitekerezo by'ubugome ngo babone uko bamwicisha. Nuko abwira ikoraniro bati, nimuhamagaze Suzana, umukobwa wa Helikiya, akaba n'umugore wa Yoakimu. Bahera ko baramutumiza. Aza aherekejwe n'ababyeyi be, abana be na bene wabo bose. Bene wabo bose bari bamuzi barariraga. Nuko abasaza bombi bahaguruka mu ikoraniro rwagati, bamuramburira ibiganza ku mutwe. Suzana we yarariraga, yubura amaso areba ku ijuru, umutima we wiringira Imana. Nuko abasaza baravuga bati, icyo gihe twariho dutembera twenyine mu busitani, uyu mugore ahinjirana n'abaja babiri, ubwo ahita akinga irembo maze asezera abo baja. Ako kanya umusore wihishe aramwegera, bararyamana. Twebweho rero twari mu mpera z'ubusitani, ngo tubone iryo shyano, twiruka tubasanga. Twarabiboneye neza baryamanye, ariko ntitwashobora gufata uwo musore kuko yaturushaga imbaraga, akingura irembo arahunga. Ubwo Suzana we twaramufashe tumubaza uwo musore uwo ari we, ariko ntiyashaka kumutubwira. Ibyo rwose twabibera abahamya. Ikoraniro ryemera ibyo bavuze,
kuko aribo bari abakuru b'umuryango n'abacamanza. Nuko Suzana acirwa urwo gupfa. Suzana amaze gucira urwo gupfa arangurura ijwi ati, Mana ihoraho, wowe umenya amabanga ukamenya n'ibintu byose mbere y'uko bibaho, uzi ko bampimbahimbiye ibinyoma, none mpfuye ndi umwere w'ibyo ubugome bwabo bwampimbahimbiye. Nuko Nyagasani yumva ijwi rye. Igihe rero bamujyanye kwicwa, Imana ibyutsa umwuka mutagatifu mu musore witwa Daniyeli, atera hejuru mu ijwi riranguruye ati, ndi umwere w'amaraso y'umugore. Rubanda rwose rurahindukira maze baramubaza bati, amagambo uvuze arashaka kuvuga iki? Nuko Daniyeli arahaguruka yemera hagati mu ikoraniro arasubiza ati, Bayisiraheli, mwaba se muri ibicucu ku buryo mwatanga umukobwa wa Isiraheli mutitonze ngo mugenzure maze mushakishe ikiri ukuri? Nimusubire mu rukiko kuko aba bantu bamushinja ibinyoma. Nuko abantu bose bihutira gusubira mu rukiko. Abakuru b'umuryango babwira Daniyeli bati, ngwino wicarane natwe utubwire igitekerezo cyawe, kuko Imana yaguhaye ubushishozi nk'ubw'abantu basheshe akanguhe. Daniyeli arababwira ati, nimutandukanye abo basaza, umwe mumushyire ukwe n'undi ukwe, maze mbabaze. Barabatandukanya. Hanyuma Daniyeli ahamagaza umwe muri bo aramubwira ati, muntu wasaziye mu ngeso mbi, ngaho ibyaha wakoze kera birakugarutse. Wowe wacaga imanza zirenganya, ukicisha indacumura, ukarenganura ab'icyaha gihama, kandi Nyagasani agira ati, ntuzice umuntu utacumuye n'intungane. Nuko rero niba koko warabyiboneye neza, tubwira igiti wabonye baryamanye munsi. Arabasubiza ati, ni munsi y'igiti cy'umunyinya. Daniyeli aravuga ati, nkubwire rero ukuri, ibinyoma byawe birakugarutse. None ngaha umumarayika w'Imana yahawe itegeko, araje ngo agusaturemo kabiri. Uwo aramusezerera, maze ahamagara undi aramubwira ati, bwoko bwa Kanahani, ureke kuba ubwa Yuda, uburanga bwaraye kuyobeje, irari riri kuyobya ubwenge. Nguko uko wagenzaga n'abakobwa ba Isiraheli, maze kubera ubwoba bakemera kuryamana nawe. Ariko none dore umukobwa wa Yuda ntiyabashije kwihanganira ubwo bugome bwawe. Ngaho rero mbwira igiti wabonye baryamanye munsi. Arasubiza ati, ni munsi y'igiti cy'umushishi. Daniyeli aravuga ati, ngubwire rero ukuri, nawe inyuma byawe birakugarutse. None ngaho umumarayika w'Imana arategereje nk'inkota mu kiganza ngo agucemo kabiri, maze abatsembe mwembi. Nuko ikoraniro ryose rirangurura ijwi, basingiza Imana irokora abayiringira. Hanyuma bahindukira b'abasaza bombi, kuko Daniyeli yari amaze kubemeza ibinyoma, barabyemerera n'ururimi rwabo bwite. Hakurikijwe nanone amategeko ya Musa, babacira urwo bashatse gucira mugenzi wabo, barabica, maze uwo munsi barokora amaraso y'indacumura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 23. Uhoraho, naho nanyura mu manga yijimye, uba uri kumwe nanjye. Uhoraho ni umushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye, anshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane, abigiye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyankura umutima, kuko uri kumwe nanjye. Inkoni yawe ushumba intera ubugabo. Imbere yanjye uhategura ameza, abanzi banjye bareba. Ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Koko ineza n'urukundo byawe biramberekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, abariho nibera iminsi yose. Uhoraho, naho nanyura mu manga yijimye, uba uri kumwe nanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 10, umurongo wa 12 kugeza ku wa 20. Muri icyo gihe Yezu yongera kubwira Abayahudi ati, ndi urumuri rw'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima, ahubwo azatunga urumuri rw'ubugingo. Abafarisayo baramubwira bati, ubwo ari wowe ubwawe uhamya ibikwerekeyeho, ibyo uhamya si iby'ukuri. Yezu arabasubiza ati, nubwo ari jye uhamya ibinyerekeyeho, ibyo mpamya ni ukuri, kuko nzi aho nturuka n'aho ngana, naho mwe ntimuzi aho nturuka n'aho ngana. Mwe muca urubanza mukurikije umubiri, njye ntawe ncira urubanza. Niyo nciye urubanza ruba ari urw'ukuri, kuko mba ntari njyenyine, ahubwo mba ndi kumwe na Data wantumye. Ni nako byanditswe mu mategeko yanyu ngo, icyo abagabo babiri bemeje kiba ari icy'ukuri. Koko ni njye uhamya ibinyerekeyeho, ariko na Data wantumye nawe arabyemeza. Baramubwira bati, so abahehe? Yezu arabasubiza ati, ari jye ari na Data ntawe umuzi. Iyaba mwari munzi, mwamenya na Data.
Ayo magambo Yezu yayavugiye iruhande rw'ububiko aho yigishirizaga mu ngoro. Ntihagira umufata kuko igihe cye cyari kitaragera. Iyo ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uze gusohokanga kuri buri munsi wahinduye ibitekerezo bibi uri kugana heza. Uze gusohoka kuri buri munsi wafashe ingamba z'ubuzima, ingamba zerekeye Kristo. Ngo umunsi umwe Pilato ari mu rukiko ari gucira Yezu urubanza. Ngo yahase Yezu ibibazo byinshi, ahata Yezu ibibazo byinshi. Yezu nawe akomeza kugenda amusubiza ati niwe mwami w'Abayahudi n'ibindi byinshi cyane. Agiye kugera ahantu hakomeye cyane ngo abaze Yezu ati ukuri ni iki? Ngo guhera ubwo Yezu yahise aceceka, ntiyongeye kugira icyo avuga, na n'ubu ubanza agicecetse. Ngo nuko Pilato ararakara cyane. Birumvikana ko Yezu atamusubije ukuri ni iki. For impamvu Yezu atamusubije kuri icyo kibazo, kandi ibindi byose byibuze yaramaze kumusubiza. Nta kindi nuko ukuri ari kumwe. Ukuri ni Yezu Kristo. Yezu rero ntabwo byari ngombwa ko njya kugenda asubiramo ko ari ukuri, kuko Yezu niwe kuri. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Amasomo twateguriwe kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo aratwerekeza cyane cyane kuri iryo jambo tugiye kuvugaho, ukuri. Ukuri ni kumwe, ukuri ni Yezu Kristo. Amasomo twazirikanye yose arimo ukuri. Nubaho mu kuri uzabaho neza, nuvugisha ukuri uzabaho neza. Mu isomo rya mbere twumvise urukiko, twari turi mu rukiko, urubanza rwa Suzana. Suzana bareze, araregwa n'abasaza, bakamurega ko yasambanye, hanyuma bakamuha igihano cy'urupfu. Ubu rero Suzana ari mu mazi abira. Twumvise nanone muri iri somo uburyo Suzana bamubeshyeye, ariko bikaza kurangira Suzana abonye ukuboko kw'Imana, abonye ikiganza cy'Imana. Bya bindi by'uko ukuri guca mu ziko ntigushye. Biza kurangira aba basaza ari bo babaye baruharwa, kandi imbere bari barakatiye Suzana urubanza bamubeshyera. Ngibi by'ikinyoma, kuko ikinyoma nyine kimeze nka nyakibi utararabushyitsi. Nguko uko basaziye mu ngeso mbi, bigatuma baca imanza bakazigoreka. Urubanza rwa Suzana ruratwerekeza ku manza zibera hano ku isi. Iyo nta kantu watanze, iyo nta ruswa watanze, iyo nta kintu watanze, iyo utatwaye akabindi k'ubuki, urubanza rwawe barunyweraho amazi, bakaba baruca nabi ng'abacamanza bo kuri ino si. Urubanza rwa Suzana nanone ruratwerekeza ku rukiko rw'Imana. Uko Imana ica imanza, Imana y'intabera, nibwo izakangura Daniyeli ikamushyiramo umwuka w'Imana, ubuhanga bw'Imana. Nuko rero Daniyeli akazaca urubanza rwa Suzana rutabera. Daniyeli arerekeza kuri Yezu Kristo. Kumvise mu ivanjiri y'uno munsi, Yezu Kristo we nzira, ukuri n'ubugingo. Yezu Kristo uca imanza zitabera. Yezu Kristo we jambo w'Imana, we wuzuye umwuka w'Imana kugira ngo avuge neza, akore neza, bityo ineza y'Imana itangazwe mu bantu, ukuri kujya habona kubera Yezu Kristo. Yezu Kristo ari imbere nanone y'Abayahudi bari kumuhata ibibazo, ariko bashaka kumugusha, bashaka kumutega imitego. Nibwo yazabwiye ati ngenda urumuri rw'isi, unkurikira ntagenda mu mwijima, aho gatunga urumuri rw'ubugingo. Amen, amen, amen. Iri jambo Yezu akomeza kugenda aganira n'Abayahudi rirerekeza ku kuri, uburyo n'abamukurikira bose bagomba kugenda mu kuri kandi bakaba nyakuri. Ngiri rero ijambo rya Yezu, ukuri ni kumwe. Uyu munsi twongere tugarukire mu rukiko, turebe uko tujya dushinja abandi ibinyoma, turebe uko tujya tubeshya, turebe uko tujya tubeshyera abandi. Iyo ubeshya birangira uri kwibeshya, uzabeshya ubeshye birangira niba ugize ute ari wowe wibeshye. Waba nawe uri mu kinyoma muri no minsi, garukira ukuri, baho mu kuri, maze ukurikire kandi ukurikize Kristo buri munsi. Aya masomo aratwerekeza muri iki gihe turimo cy'igisibo, aho natwe turi gukora inzira y'umusaraba, twegera Yezu, twegera Yezu bagiye gucira urubanza, bakamushyira mu bagome, bakamushyira muri ba ruharwa, ariko igihe kizakazagera Yezu Kristo agatsinda. Umutsindo wa Kristo, kuko amaherezo ukuri kuzatsinda, kandi ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo
ngo wari inyangamugayo mu karere, ngo akaba yarasengeraga mu idini ryabuzaga kunywa inzoga ndetse no kuyikoraho bikaba ari ikizira gikomeye cyane. Uwo mugabo kandi yari umwe mu bayobozi b'iryo dini, wa muyobozi w'indani, ari n'umuntu wubahwa cyane, usabana muri sosiyete, umuntu mwiza, abantu bose babona ko unyangamugayo. Abandi bakaza kumutaramira, bakamusura, bagatemberana, bagakora urugendo. Mu gihe cyose yakoraga urugendo n'abandi, cyangwa ngo mu gihe abo basangiraga bagafata ku gacupa inzoga, we ngo yari afite aho yaguriraga fanta, ngo ku mugabo wacuruzaga fanta gusa, ngo witwa Murokore. Nuko yabateranye n'abandi bari kunywa, agatumiza fanta kwa Murokore, akayituma umuhungu we kugira ngo ajye kumuzanira fanta, nuko agasangira n'abandi, kubera ko cyaziraga kikazirizwa gukora ku nzoga ndetse no kuba yasoma ku nzoga nk'uko idini rye ryabimubuzaga. Uyu mugabo ariko akaba yari afite ikibazo kiremereye cyane kandi gikomeye, nubwo yari umuyobozi muri iryo dini, umuyobozi w'indani, ngo abahungu be, abana be, ngo bo bari baranze kuyoboka iryo dini, kubera ko abenshi bifatiraga ku gacupa, basomaga ku gacupa bakanywa inzoga, bakanga rero kumuyoboka kubera ko iryo dini nyine ryazirizaga inzoga. Nuko ngo umunsi umwe ngo wa musaza ataramye n'abahungu be, waza gutuma nanone ifanta kwa Murokore kugira ngo akomeze gusomaho basabane n'abahungu be. Mu gihe cyaje kugera, wa musaza waza gusinzira, atararangiza ya fanta ye. Nuko ngo umwana w'imfura wajya ujya kuyimuzanira, waza gutekereza, areba hirya areba kure, avuga ati koko kubera icyubahiro mugomba, nubwo bingora ko muri ya mitobe itaza kumbyinginda, ko biri kose ngiye kugerageza iya fanta yamuze kubera icyubahiro mugomba nyirangize, nta kundi byagenda, dore ko umusaza asinziriye atarayirangiza. Nuko wa musore ngo asomaho, asomyeho koko ibintu bihita bihinduka, bishoboke ko yaryohewe, ahereza aho bene nyina bose basoma kuri ya nkongoro y'umusaza, ya fanta y'umusaza. Nuko undi munsi uragera, muzehe aza kwakira abandi bashyitsi benshi, nanone akajya atumiza fanta kwa Murokore. Muzehe aza gutungurwa n'iki kintu, aza gutungurwa no kubona abana be batangiye kumuyoboka, ya fanta nabo nibo bari kunywa. Aza gutungurwa bikomeye cyane n'abari bari muri ibyo birori, abayobozi bandi b'iryo dini, abo bafatanyije bose aza gutungurwa nuko nabo basiga banywa ya fanta yo kwa Murokore. Ariyo bose badukiriye, ariyo bose bayobotse neza neza umunsi wose, noneho barayobotse iyo fanta. Wa muzehe ngaho fora niba yarishimye cyangwa niba yarababaye, akurikije ko bose bari kunywa ya fanta yo kwa Murokore, mbese bose bayobotse idini rye. Nuko rero ibintu bihita biba umuco wose, bakifatira iyo fanta. Ngo muri rya dini, muri rwa rusengero, ngo haje kwaduka umunyempano, ngo yuzura umwuka, ngo aza kwerekwa ibya ya fanta yo kwa Murokore. Abasaza bose badukiriye, abantu bose bayobotse basengeraga muri iryo dini, ariyo banywa gusa. Aza kwerekwa ko wa muyobozi w'indani wasengeraga muri iryo dini nyine agafata iyo fanta, ngo yari afite amafaranga menshi cyane ipfusi itasimbuka, ku buryo yari yarakoresheje komande mu ruganda ku giti cye, bakamukoreshereza inzoga, bagapfundikira mu icupa rya fanta, akaba yajyanywa gusa, akayigura aho ngaho nyine kwa Murokore, akayisha ntihagire n'umwe ubirabukwa. Imyaka 30 yose ari gufata ubwoko bw'iyo fanta. None idini ryose ryayiyobotse. Nyuma yo kumwuka wera umanutse, ngo bari muri rya dini bose bacikamo ibice. Birumvikana igice kimwe kiri kuri wa musaza, nari ngiye kuvuga usazanye nyine izo nzoga muri iryo cupa rya fanta. Abayobozi benshi baramuyoboka, abandi benshi baramuyoboka, abana be bose. Hanyuma ikindi gice nyine kijya kuri wa munyempano, wandi wuzuye umwuka, akaba ari guhanura. Nuko ntibongera gusubira gusenga, basubiranamo. Idini risenyuka rityo kubera iki? Kubera iyo fanta bapfundikiye. None koko bose bamenye ibanga ry'iyo fanta. Ninde uzatsinda? Ari umunyempano, ari muzehe? Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nyuma yo kumva iri dini, umunyempano ndetse na muzehe, ukomeze nawe ushishoza ko urubanza rwabo ruzarangira. Niba iri dini bazongera gusubirana, ntuze guhita ubimbaza. Reka dusoreze gutuntu tune tuza kugufasha kureba nawe
ibyo urimo, niba uri mu kuri cyangwa niba uri mu kinyoma. Icya mbere ni ugusazira mu kinyoma. Kumvise muri iri somo rya mbere abasaza babiri basaze mu kinyoma, kandi aribo bemezaga ko ari abanyakuri, bari baratowe nk'abanyakuri, none koko batamaje imbaga. Kuko nyine gusaza ari ugusahurwa, kandi nanone gusinda ngo ni ugusara by'akanya gato. Nk'uko uko usazira mu ngeso mbi ukazisiga n'abana bawe bose, ugasiga usandaje abo wasanze, usize inkuru cy'umusozi. Nawe rero birashoboka ko nyine uzasazira mu kibi imyaka 10 usaziye mu kibi, 15, 30, 40, ukazarinda umera imvi ukiri mu cyaha. Gusazira mu cyaha, gusazira mu cyaha, gusazira mu ngeso mbi. Icya kabiri twazirikana nibyo amadini yacu atubuza. Idini ryawe rikubuza iki? Usengera he? Usengera muri iryo dini rikubuza iki? Hari abantu benshi amadini yabo babuza kunywa inzoga, nuko rero bamwe bahimbye amayeri nyine, bamwe bakajya bazinywera muri teremusi, abandi bakazinywera mu ducupa twa fanta, hari n'abazinywera mu ibase, hari n'abazinywera mu bikombe, n'ahandi henshi ushobora gushaka gucurika. Hari igihe idini ryawe rikubuza poligami, gutunga abagore benshi, gutunga abagabo benshi, nuko wowe ukajya ubatungira mu gihuru, kandi ugakomeza ugasenga ukamuyoboza ukomeye muri rya dini, bakagutora bakagutonesha, kandi utubahiriza amategeko y'idini yawe. Hari idini ribuza bamwe kudashaka, ariko bikaza kurangira abagore ufite cyangwa abagabo ufite na calculatrice itashobora kubarura. Kubera iki? Kubaho mu kinyoma nyine, kwihisha amaso y'abantu. Ariko uzirikana ko Imana yikuruzi. Umwuka w'Imana umunsi umwe uzakurondora, uzagufata, uzakwerekana. Nyirukuri naza, roho nyirukuri naza, azerekana ubugome bw'abantu, yerekana ikibaho giherereye, yerekana ikinyoma aho giherereye. Ongera reba ibisezerano ryari kubuza. Wasezeranye iki? Usengera he? Idini ryawe ni irihe? Wasezeranye ko uzaca inyuma mwashakanye, usezerana kwiha Imana ubuzima bwawe bwose, usezerana. Wasanga nawe ujye gusazira mu kinyoma kubera gucurikiranya indahiro, kubeshya ibigaragara inyuma wasezeranye ntabwo ari byo ubamo, kandi byabanga. Nk'uko ko bamwe basebye Suzana basaziye nyine mu ngeso mbi, babaho ukubiri n'ibyo batorewe n'ibyo bashinzwe, kandi byabanga. Icya gatatu twazirikana ni ya mvugo yo mu Romani igira iti in vino veritas, dans le vin il y a la vérité. Ngo mu nzoga ngo burya hatambukamo ukuri. Byumvikane kwa gusinda nyine biza kuganisha kugusara, no kugatangira ukamera nk'isafuriya iri kuvira ku ziko. Urabona isafuriya yatobotse, nk'uko iyo kamaze kugufata mu mutwe, ubwenge bumaze gucengerwa, umaze kureba ubwenge, uratangira noneho ubeshye, uvuge nabi, utongane, kuko nyine wasaze. Ubeshye uvuge ibinyoma, uvuge bitari ngombwa, umena amabanga y'akazi yose. Uzasanga muri iki gihe abantu benshi bagiye gutanga isobanuro cy'ukuri, ngo ni ibintu abantu benshi bahuriyeho bakabyemeza. Ukibaza ngo wabyemeje asanzwe uvugisha ukuri, uwabyemeje ntasanzwe arya ruswa, uwabyemeje ngo kubera ko ari umuyobozi ukomeye cyane, wa undi w'indani, wa undi uhagarariye abandi mu madini, ugasanga ari byo bihindutse ukuri. Ukuri ngo nuko nyine abantu benshi bemeje, abayobozi babiteho kashe, ubwo nyine nibyo ngo nibyo kuri. In vino veritas. Kura nawe ifoto nyine y'umuntu wasinze, abantu bose bari kureberaho urugero rwo kwitwara neza, ngo umusaza kandi asaziye mu ngeso mbi. Icya kane tujya gusorezaho gikomeye cyane kandi giteye n'ubwoba, wowe nanjye gishobora kuba kiri gutureba cyane, kuyoboka amadini aho kuyoboka Imana. Abantu benshi bagiye bayoboka amadini yabo neza, ugasanga bahanye nayo, ariko imitima yacu iri kure y'Imana. Nk'uko bizarangira kunywera inzoga muri teremusi, kandi idini ryawe riri kunywa inzoga. Nguko uko bizarangira uri gushaka imyanya ikomeye muri rya dini, kugira ngo ube umuyobozi ukomeye cyane, nuko ukabeshya abantu, ukabashyiraho igipapuro ku maso, abandi bakayata dore umuntu w'Imana we, dore umuntu we. Kandi uri gukora nyine iby'idini ritemera. Iby'idini ritemera n'ibihe? Idini ryose ari ryakubuza inzoga, ari ryakubuza abagore, ryakubuza abagabo n'ibindi byose, icy'ingenzi ni uko umutima wawe ugororokeye Imana. Icy'ingenzi ni ubutungane bw'umubyeyi we.
uko niko uzasanga muri no minsi abantu benshi bayobotse abayobozi bakomeye cyane, abategetsi bakomeye cyane, ukayoboka inzoga, ukazinywa ukazihamangira, ukazipfiningiza, ukazinywa ukazibabaza. Abenshi bakayoboka abantu, ukayoboka abagore, ukayoboka abagabo, ukayoboka abasore, ukayoboka abakobwa, ukababaza uko ushoboye kose, ukayoboka ibiyobyabwenge, ukayoboka itabi, ukayoboka n'ibindi byose bigucurika umutwe. Ntukibona n'akanya ko gusenga, ntukibona n'akanya ko kwegera Imana. Ujya gusenga gusa ari ukugira ngo wishushanye, wiyerekane, bakubone ati dore umuntu usenga we, dore umuntu w'Imana we. Kandi byaracitse byaradogereye. Kubera iki? Twayobotse ibintu, tuyoboka n'abantu, ariko twibagirwa kuyoboka ubuntu bw'Imana. Dusabe Nyagasani kumuyoboka, nibwo tuzabaho mu kuri, tugendere mu kuri, tuvugishe ukuri, tubeho mu kuri buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ati Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.